karori winsiga hari inkuru ndashaka kukubwira. Banguka nubwo se twakerewe byavanaho ko tugendana nk'abavandimwe, banguka tugende. Uzi ko nubwo nanjye ndi umukristo hari igihe nagiragamo akantu ko kwibaza niba koko Bikira Mariya ari utazamanywe icyaha. Reka urantunguye pe rwose nubwo bitajyaga biganza ngo mbitindeho cyane, ariko nyine hari ukuntu umuntu yibazaho gato, ariko nyine icyo nashakaga kukubwira nabyiyumviye neza mu kiganiro cy'abatagatifu kuri Kiliziya Imwe TV. Ni ukuri Bikira Mariya ubwe nanjye narayumvise, ariko ngira ngo hari n'inyandiko zibivuga dusanzwe tubona. yewe noneho ubuse koko n'imirimo y'iwanjye hariya ubona ko nabona umwanya wo kwicara nkasoma ibitabo koko. Ariko buriya buryo bwose bwanshimishije ni ugufungura ngashyira hariya bikavuga nanjye nkumva niyo naba ndi mu mirimo isanzwe. Yewe hora uranyibukije, nari ndimo nsoma amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko rwose ni birebire ntago nabirangije, narabicikiranye. Nanjye ubwo ndumva ubwo buryo bwarushaho kuba bwiza cyane. Umva rero nkubwire, genda ujyemo ushake ngo Kiliziya Imwe TV, ushobora gusanga icyo kiganiro kirimo, ariko niyo cyaba kitarimo wababaza bakakiguhereza, kuko ibiganiro byose bivuga kuri Kiliziya bidufasha mu kwemera. Harimo umuhungu uririmba neza we, ni ukuri ujyemo byagufasha bakayaguhereza ukayumva witonze, ni ukuri. yewe n'umugore wa Kanyamihigo nawe uri umuti w'amenyo. None se ubwo ibyo kuririmba bije bite kandi mu kiganiro cy'abatagatifu? Aririmba neza ahubwo waza kubwira Venansiya ko nabonye umuryango remezo wacu ufite abantu bose bitanga, bashobora kuza nabo babireba bakumva ayo mateka, ntadufashe twenyine, akaza kubivuga nyuma y'ijambo ry'Imana. Nabwo ni ubutumwa. Ntibuka unyibutse rwose, dutanga ubwo butumwa kandi birakwiye. None se urumva udafite ibyishimo ko nawe wabimenye ko ibyo washidikanyaga byarangiye? Tugende. Bavandimwe kurikira televiziyo Kiliziya Imwe umenye amateka atandukanye ya Kiliziya, umenye amateka y'abatagatifu ndetse n'ibindi biganiro bidufasha mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. Genda Kiliziya Imwe kwaje uri igisubizo. muze twungurane ubumenyi. Bavandimwe nshuti bakunze ba televiziyo Kiliziya Imwe, Nyagasani Yezu nabane namwe. Nishimiye kongera kubana namwe. Ngewe nitwa Jean Pierre Urukundo, akaba ari nge dukomeza kubana muri ibi biganiro kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Ariko ku bafite ubushake n'ibitekerezo badusangiza, batwandikira ku nimero tubahereza buri gihe ku musozo w'iki kiganiro cyangwa muri comment. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Mutagatifu Viateur. Mutagatifu Viateur yari umwepiskopi wa Bergame, akaba yaritabye Imana ahagana muri 370. Mutagatifu Viateur yaba yarabanje kuba umwepiskopi wa Brescia mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nyuma bakavuga ko Viateur yari we wazunguye umwepiskopi wa mbere wa Bergame witwaga Sanarino. Mbese afatwa nk'umwepiskopi wa kabiri wa Bergame mu gihugu cy'Ubutaliyani.
kandi ubu buhamya bw'uko yayoboye Bergame nibwo bufitiwe ibimenyetso. Bavuga kandi ko yayoboye iyo diyosezi ya Bergame kuva mu mwaka wa 343 kugeza mu mwaka wa 370. Uyu Viator ntitugomba kumwitiranya n'undi mutagatifu Viator wo mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa, kuko uyu Viator w'i Lyon yari umwigishwa wa mutagatifu Justine, umwepiskopi wa Lyon. Mutagatifu Viator wa Bergame avugwa kandi mu ibaruwa mutagatifu Athanase wa Alexandria yanditse anyomoza inyigisho z'ibinyoma z'abayobe zakurikiye Arius. Viator avugwa nk'umuntu wari mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye i Sardika mu mwaka wa 342 kugeza mu mwaka wa 343. Yavuguruzaga inyigisho z'abo bayobe bakurikiye Arius. Mutagatifu Viator rero azwiho kuba yararwanyije yivuye inyuma bwa buyobe bwazanywe na Arius, bukaba bwari bumaze gukwira hose. Mutagatifu Viator kandi yiyambazwa kuva kera, akaba avugwa mu gitabo cy'amasomo matagatifu cyakoreshejwe ahagana mu gisekuru cya 11. Muri Kiliziya ya diyosezi ya Bergame hagaragara amashusho ya Mutagatifu Viator. Ikindi kandi ni uko kuva kera muri iyo diyosezi umunsi mukuru wa Viator mutagatifu barawizihiza, ndetse utangirana n'igitaramo kiba ku mugoroba w'itariki 13 Ukuboza. Muri Kiliziya y'isi hose twizihiza Mutagatifu Viator umwepiskopi ku itariki 14 Ukuboza. Mutagatifu Viator yashyinguwe muri katedrali ya Mutagatifu Alexanderi. Igihe rero barimo kubaka inkuta z'umujyi wa Bergame, basenye Kiliziya yari aho, nuko imibiri yabo ijyanwa mu cyubahiro mu yindi katedrali ya Mutagatifu Vincent. Viator mutagatifu udusabire. Wagira ibitekerezo yatwandikira muri izi nimero akatubaza cyangwa se akaduha igitekerezo yatwifujeho. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza nka televiziyo Kiliziya. Nyagasani Yezu nabane namwe.